urabona ko itoto ni ryose, meze neza cyane. Itoto amafaranga ni mabi, n'abagabo mwe mubyara abana mukanga kubafasha, mw'ababyeyi mwe b'abagabo ntawe umenya icyo umwana aba akejo cyangwa ejo bundi. Ikiganiro cyacu kiri buze kwibanda ku nkuru ya Asake cyangwa se Ashake, kikaza no kugaruka kandi kuri Ronaldinho, umukinnyi wabaye rurangiranwa cyane, tukaza no kugaruka ku mukinnyi bita Eto na Messi ndetse na Diamond Platinum. Ni abantu turi buze kugarukaho cyane muri iki kiganiro cyacu. Emotional damage muri Nigeria rero. Yes, reka ntangire mbasuhuza mbifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza. Mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe, hanyuma kandi n'abatarayikora nabo tubashishikariza kubikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bikajye bibanyuraho ngo bibacike uko byiboneye mutabashije kubibona. Yes, nk'uko rero dusanzwe dutangira dusuhuza by'umwihariko nk'umujyo tumazemo iminsi wo gusuhuza abantu tubavuga mu mazina. Abantu banyura mu gikari bakatubwira bati tubakurikirana turi runaka, ni runaka, tubakurikira turi runaka. Tugomba kuzajya tubavuga mu mazina, ababishaka bagatwandikira cyangwa se bakandika muri commentaire hasi hariya, hanyuma ibintu tukajya tubishyira mu buryo uko bikwiriye. Reka rero duhere ku mugabo bita Evariste, ukorera mu bice bya Zimpeto. Turagusuhuje cyane, uri umuntu w'umugabo cyane, warakoze kudukurikira, warakoze gukora subscribe, Imana iguha umugisha cyane. Tugakurikizaho uwitwa Sibomana, uwitwa Sibomana Fiacre, nawe uri mu bice bya Zimpeto, nawe turagusuhuza cyane, peace and love. Tugakurikizaho umugabo bita Oscar, ukorera mu bice bya Kongorote, nawe turamusuhuza cyane. Hagakurikiraho umugabo bita Jean J USA, nawe turagutashya cyane. Hari n'abandi bantu bose bagiye tutabaho tugomba kuvuga mu mazina baherereye mu bice bya North Dakota. Abo bantu tukunze kubasuhuza cyane, ntacyo zacu zijye zibageraho kandi mwumve ko tubasuhuje. Abantu bari mu bice bya Malawi, turabatashya cyane. Abantu bari mu bice bya Zambia na bumwe muradukurikira turabizi, turabatashya cyane. Abantu bari mu bice by'iwacu katikati mu Rwanda, namwe turabasuhuza cyane. Amahoro n'urukundo bibagereho. Abantu bari all over the world, abantu ntabashije kuvuga mu mazina, mwese mudukurikira muri za France, za Belgique, turabatashya cyane. Ntibagiwe kandi namwe muri Canada hepfo hariya za Orawa. Yes, turabasuhuje cyane rero kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Iki kiganiro cyacu kiri buze kwibanda ku nkuru ya Asake cyangwa se Ashake, kikaza no kugaruka kandi kuri Ronaldinho, umukinnyi wabaye rurangiranwa cyane. Tukaza no kugaruka ku mukinnyi bita Eto na Messi ndetse na Diamond Platinum. Ni abantu turi buze kugarukaho cyane muri iki kiganiro cyacu. Iminsi yaribaye myinshi bane, iminsi yaribaye myinshi ntagera imbere ya kamera nk'uko byari bisanzwe, nk'uko twe tumaze kuyamenyereza, ariko ntagarutse. Urabona ko itoto ni ryose, meze neza cyane. Itoto amafaranga ni mabi, amafaranga ni mabi, izina ry'Imana. Ukuntu yangize je n'umugore wanjye, ariko bombi babifitemo n'amafaranga n'umugore wanjye bose babifitemo uruhare muri uku gusa neza. Itoto murabona ko ari itoto. Nagarutse rero ngo nongere mbakubite bya biganiro bya hatari, bimwe twari tumaze kujya tubamenyereza muri Nigeria. Rero muri Nigeria hari inkuru iri guca ibintu, iri hagati y'umugabo bita Asake cyangwa se Ashake, ni umwe mu bahanzi bakora injyana ya Afrobeat bibikura nkota cyane kabisa. Uyu munsi Asake cyangwa se Ashake na Burna Boy ni abantu bahanganye ku isoko ry'umuziki w'isi. Inkuru rero iri muri Nigeria, iri guca ibintu, iri guca ibiti n'amabuye, iri guhuza sinzi niba ari amaprank cyangwa niba ari ibintu byateye, ariko nibaza ko atari prank iyo bigeze hariya ho. Urabona mu Rwanda inkuru dufite ni ya Dayina none n'umugore we, barabo bahora twabo kabisa, ni rwaserera gusa. Ariko muri Nigeria dufite inkuru iri so emotional damage y'umugabo bita Ashake ndetse na se
barimo baserera bya hatari, aho Ashake avuga ko ibitangazamakuru cyangwa se abanyamakuru bamwe na bamwe bashinje Asake kudafasha se kandi ari umuhanzi uri successful ufite amafaranga. Ashake rero mu kwisobanura akavuga ko nta kintu na kimwe atakoreye se, ko yagerageje gukora ibyo agakwiye kuba akora, ko ise yigeze kurwara, ni zimwe mu nkuru yatanze. Ise yigeze kurwara amwishyurira amafaranga, ariko kugira ngo ajye kwishyura kwa muganga arayarya, ndetse amuhereza amaneyira miliyoni 3 z'amafaranga y'amaneyira kugira ngo ashinge business atangire akore, aho kugira ngo ajye ahora amusaba amafaranga. Ayo mafaranga nayo ngo yarayabyiniye. Ashake avuga ko yaguriye se inzu, ariko se akayishyira ku isoko, amafaranga nayo akayabyinira. Hanyuma rero aba ba bloggers cyangwa se aba ba youtubers, mbona ko ari nk'aba youtubers bo bamaze iminsi muri iyi game, bavuga ko basuye se ise bakamubaza batese ibyo umuhungu wawe avuga nibyo byo kudagufasha, agashingira kuba uburyo bwose yagiye agufashamo waragiye ubukerensa ntububyaza umusaruro. Izo nkuru nizo kuko byagezeho Ashake amanika amaboko kuri se aravuga ati birahagije ibyo nakoze, nawe si umwana nagende yimenye. No, kubwo rero abanyamakuru babaza se wa Asake, ise wa Asake avuga ko ibyo umuhungu we avuga byose ari ibinyoma, kandi avuga ko ibyo yavuga byose bitatuma mwanga kuko nyuma ya byose ni se. Avuga ko ikintu cyonyine adashobora guhindura ari ukuba se, kuko ni se. Asake ni urubuto ise yateye, niko ise we yisobanura. Avuga ko amafaranga yishyuye ku bitaro, hari amafaranga yishyuye ku bitaro ubwo Asake yavukaga, ndetse hari n'indezo yagiye atanga buri kwezi kugira ngo zifashe Asake. Anavuga ko ku isabukuru y'imyaka 10 Asake ise yamuguriye gitari, ko yabonaga afite impano yo gucuranga. Aravuga ati uyu mwana reka mugurire gitari nawe agende yiyaranje. Ariko ibyo byose Asake asa n'uwabiciye amazi nyine, aravuga ati nanjye nakoze ibyo nagombaga gukora kuri wowe, ariko nanjye warananiye rwose papa, warananiye. Warananiye rwose. Iyo rero ni inkuru irimo iraca ibintu muri Amerika, ariko njye nanavuga ibi bintu. N'abagabo mwe mubyara abana mukanga kubafasha, mw'ababyeyi mwe b'abagabo, ntawe umenya icyo umwana aba cyejo cyangwa ejo bundi. Abanyarwanda bari abahanga bavuze ko umwana ari umwami, ati kandi uragahonyora none ariko ejo nako kakaba kagira amahirwe yo kuguhonyora. Niba ubyaye umwana rero ukwiye kumwitaho, ni nacyo kiranga umuntu w'umugabo. Uba ukwiye kubirira icyuya ufite abo kibirira. Njye niko numva ibintu, in my opinion, kuko uri umuntu w'umugabo ufite famiye, ufite abana bakuri inyuma, ukaba udashobora kubira icyuya ku bwayo, nturize uri umugabo w'ibiki. Tugaruke ku nkuru ya Diamond Platinum. Murabibona ko ise yamutananye na nyina, ngo akiri umwana rwose yakuranye na nyina. Nyina yiyuha icyuya kugira ngo umwana abashe kuba yarya, ajye no ku ishuri. Biriya byose nkenerwa. Diamond Platinum dufite uyu munsi ni umwe mu bamiliyoneri muri Tanzania bamaze kugira izina rikomeye cyane, umwe mu bantu bafite amafaranga afatika. Ubu ise ari he? Mu bigori. Umusaza bita Abdul Nasib ari nawe witiriwe Diamond Platinum akaba se, ubu wari mu bigori. Diamond ameze neza, ni umuntu umeze neza, yubakiye nyina amazu, yashingiye nyina ama business, ari mu ma business agiye akomeye, yacuruza imyenda hara muri Tanzania, kuko isura yabonye nziza yari ya nyina. Haso yabonye zabayeho kubwe zari za nyina, nta haso za se yigeze abona. Ibyo bintu ntabwo biba bikwiye. Abagabo tugomba kugira umutima umenetse ku rubyaro rwacu. Hanyuma rero tukiri kuri iyo ngingo yo kuba mwiza no kugerageza kuba mwiza ku bacu ndetse n'abadasurroundings, iterambere ryawe rigomba kuba iryacu twese, niba turi inshuti cyangwa turi abavandimwe. Kuko ni inshingano zanjye gutuma umera neza mu gihe nagutanze gutera imbere, kandi nawe watera imbere nawe ugatuma amera neza. Ibi biragaruka rero, iyo ugize nabi byanze bikunze biragaruka. Ni nabyo biri kugaruka kuri se wa Ashake, ni nabyo biri kugaruka kuri se wa Diamond, n'abandi ntabashe kuvuga bo mbavuze kuko nibo babaye ibyamamare. Ariko hari n'abandi hanze aha ngaha ibintu bisa nk'ibyo ngibyo biba. Umwana akabwira se ati niba ntarakubonye ku kiriyo cya mere rwose mu bukwe bwanjye sinzakubone nanjye. Ibyo bikabaho hagati y'umwana na se.
ibyo bintu ntabwo biba bikwiye, ntabwo aba ari byiza. Twigarukire rero ku nkuru zacu. Umuhanzi umukinnyi w'umupira w'amaguru wubatse izina rikomeye cyane Ronaldinho, nabonye inkuru imwe ye inkora ku mutima cyane, ndavuga nti inkuru ngomba kuza nkayibasangiza namwe. Ni inkuru ivuga kuri Ronaldinho, aho Ronaldinho mu minsi ishize cyangwa se mu myaka ishize yahuye n'igihombo gikomeye cyane kimusubiza inyuma, aho byanabaye ngombwa ko anafungwa, ahubwo polisi imuta muri yombi, baramufunga bamuziza amadeni yagiye arya cyangwa se kunyereza imisoro mu kinyarwanda cyiza. Hanyuma umuntu wamubaye hafi mu bitangazamakuru twabashije kubona n'uwo bita Eto'o, Samuel Eto'o, nawe akaba umukinnyi banakinanye mu ikipe ya Barcelona mu myaka ya kera yashize. Ariko uwo nuko ari we twamenye, kuko hari n'undi muntu wari inyuma y'amarido utaravuzwe, ariko inkuru yiwe numva yanyinspiye cyane. Umuntu bita Messi, Lionel Messi, ni umunyargentine nawe wakinanye na Ronaldinho mu ikipe ya Barcelona, ariko bakaza gutandukana nyine kuko iminsi yindi. Ariko ngo yabaye inshuti yiwe cyane kuko yamufashije, we yamenye ko Ronaldinho afunze, yanafunguwe, ariko ngo Ronaldinho akabona umuntu w'umufungamutwe cyane ku bintu bijyanye no gufashwa. Iyo ugize ngo umufashe arakubwira ati oya geza ndabyikurikiranira, ndi umuntu w'umugabo akabyanga. Messi rero ngo yashatse gufasha Ronaldinho arabyanga, aramubwira ati oya ndabikurikirana kandi mpaka ndabigeza ku musozo. Messi rero ngo aricara atekereza ukuntu yafasha Ronaldinho kuko yarabibonaga ko arimerewe nabi mu buzima, ngo ashaka kumuha amafaranga, Ronaldinho arayanga. Mu kuyanga ngo Messi afata umupira we yakinanye ngo awusinyaho icyo bita autographe, arangije awuhereza Ronaldinho, aramubwira ati uyu mupira ubwo amafaranga uyanze, fata uyu mupira, nahamagaye abantu bagura ibi bintu mu imurikagurishwa kuko birakorwa nk'umwenda, wenda ugasanga nk'inkweto yambawe na Jordan Mike bayishyize ku isoko iguzwa amamiliyoni, cyangwa se ugasanga nk'umwenda wambawe na Michael Jackson nawo bawushyize ku isoko uguzwe n'amamiliyoni, inkweto yambawe na Kanye West nigeze kubona ishyirwa mu imurikagurishwa amamiliyoni. Noneho abo bantu rero Messi we yarabihamagariye, arababwira ati hari umupira Ronaldinho afite, muze kumusanga mugirane amasezerano, mumwishyure awubahereze, mujyane nyine muri izo murikagurisha byanyu. Hanyuma rero Ronaldinho afata umupira arawucyura. Ba bantu rero ya company igura ibyo bintu cyangwa se igura ibyo bintu, yaje guhamagara Ronaldinho, aramubwira uti Messi, twavuganya na Messi atubwira ko hari umupira ufite dushobora kuba twakumvikana tukawugurira usinyeho autographe ye. Messi Ronaldinho arababwira ati ntabwo umupira wanjye nawugurisha, nawuhawe n'inshuti yanjye, kandi kuko urukundo ugumana amafaranga yanyu ndagumana umupira wanjye. Ronaldinho agumanya umupira we, hanyuma abo nabo baragenda. Ariko ngo nyuma y'iminsi mikeya babandi baje kumwoherereza amadolari menshi, amamiliyoni nkangahe, hanyuma arabahamagara arababwira ati rega njyewe narabibabwiye ko nta mupira wanjye ndi bubahe, uyu mupira nawuhawe n'inshuti yanjye, ntabwo nawugurisha, ni ikirango kigaragaza ubushuti dufitanye, ntabwo nawugurisha, mugumana amafaranga yanyu. Hanyuma nabo baramubwira bati oya, ati ayo mafaranga ntabwo ari ayo kugura uwo mupira ufite, ati yaduhaye undi mupira usinyeho usa neza 100% n'uwo nguwo yaguhaye, noneho atubwira ko amafaranga turi buyakwishyurira, uwo wawe ugumane, hanyuma n'amafaranga uyagumane kuko yatubwiye ko amafaranga twari kumwishyura tuyashyira kuri konti yawe. Ni nabyo dukoze gaswasa. Icyo kintu cyamuze ku mutima cyane, ndavugana ariko abantu kugira neza wa mugani babyumva uhore bibananiza iki? Kugira neza bibananiza iki? Hari abantu rero bafite umutima, bakora ibintu mu buryo ubusanga babikora nk'abikinira, ariko mu by'ukuri ugasanga bihinduye ubuzima bw'umuntu. Reka ngarukira aha ngaha rero, ndabashimiye cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none. Imana ibahereza umugisha cyane, kandi mbibutsa gukora subscribe, share na comment. Regisha nasi yacu ni yanyu, ibi bintu ni ibyanyu, nimwe tubikorera, ahubwo mujye mutwereka urukundo kugira ngo bitubere motivation ikomeza ku nkuru tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane, Imana ibishimire cyane. Ciao ciao.